Ibyishimo byinshi rero kuri Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranya bitewe n'ukuntu wowe umwisanzuro cyangwa se bitewe n'uko umwita, aho ari mu byishimo bikomeye cyane. Abanzi be, abantu batamukunda habe na gatoya, bya bindi tuvuga ko mu ruganda harimo ibisambo, cano yiwe bari bayibye ku munsi w'ejo, ariko kano kanya cano yabashije kuba yagaruka ku rubuga rwa YouTube. Ubu wayisacinga ukayibona ndetse n'amavideo agiye atandukanye kugira ngo ubashe kubona koko ari cano ya Rocky Kimomo. Rocky Kimomo rero cano yiwe yaje kubura, abenshi batangaza ko ari ukubera intambara yo muri Congo, yaba yarabigizemo uruhare nka Perezida Tshisekedi ndetse n'abandi bayobozi ba Congo bari gukumira itangazamakuru, cyane cyane itangazamakuru riri gukorwa mu rurimi rw'ikinyarwanda. Bari kuvuga ko u Rwanda ruri gutiza umurindi intambara muri Congo bitewe n'uko mu Rwanda tugira views zigiye zirenze iz'ibindi bihugu muri East Africa. Nibwo rero cano ya Rocky yagendaga, ariko abantu benshi baza kuvuga ko cano y'uyu musore yagiye kubera nyine kino gihugu cya Congo, ariko bikaba atari byo. Hamaze kuba hagaragara impamvu nyamukuru yatumye uyu mugabo cano yiwe isa nkaho ibura kuri YouTube, ariko amasaha makeya cyane cano ikaba yongeye kuba yagaruka. Byagenze gute rero? Mu busanzwe ubundi habaho ibintu bita sabu for sabu, abantu benshi bigize kuba babikoresha bari gukorana n'Abahinde ndetse n'Abanyepakistan. Bano ni abagabo b'abagome cyane. Cano yawe barayigutwara mu minota 2 ukajya kubona cano igiyeho ibiganiro cyangwa iri live n'undi muntu, ariko wowe utabasha kuba wayaccessingaho. Ibi rero nibyo byabaye kuri Rocky. Abanyepakistan baraje baramuhakinga, bamaze kumuhakinga batwara cano yiwe umunsi wose. Cano yirirwa itari kuri YouTube. Rocky yarize agahinda ari kose, umujinya ari mwinshi cyane, avuga ati noneho ndaza kuba nabigenza gute ko agasobanuye nari maze kuba sa nkaho nkatera ishoti, biraza kuba byagenda gute. Gusa amakuru ari kuvugwa nuko umunyamakuru yitwa DC Kerema cyangwa se Kerema ari we ushobora kuba wafashije Rocky Kimomo cyangwa se Kirabiranya kugira ngo yongere kuba yasubirana cano, kubera yuko iyo baguhakinze gutya hari igihe bagukubita amastrike nk'3 cyangwa 4 ku bintu nawe utazi, ukajya ukabona cano bayikuyeho. Rero ni ibi byabaye kuri Rocky. Diskerema bivuge ko ari we wamufashije kugira ngo cano yewe igaruke, twongere twishime, twongere tubona bya biganiro byiza by'imo ubwenge butangaje Rocky Kimomo aba yasangije Abanyarwanda. Hari andi makuru rero agiye atandukanye, turaza kuhita tunyura mu ndirimbo mbonye Kenisoro amaze kuba yasohora hanze. Kenisoro wasohoye indirimbo adafite umusatsi, afite uruhara. Indirimbo yitwa Haje Gushya, ni indirimbo nziza kabisa. Gusa iyi ndirimbo nanone ndaza kuyisesenguraho gatoya. Nimba muzi indirimbo Prince Kid yakoze, indirimbo yiwe nimba wabashije kuba wakumva neza iyi ndirimbo ya Kenisoro Haje Gushya, urumva ko beat neza ijya kusa n'iyi ndirimbo y'uyu musore Prince Kid. Ari gukemangwa rero mu bijyanye na production, dore ko ari gukora imiziki ijya gusa nk'iya Element muri za 2021. Uyu musore akaba yasohoye indirimbo afite uruhara, abantu benshi bakaza kuba babyibajije bavuga ati ese Kenisoro baramufunze? Ese Kenisoro byagenze gute ku buryo aza kuba
yashyira hanze indirimbo yiyogoshesheje, ariko yaje kuba yabisobanura neza ubwo yakoraga ikiganiro, avuga ko yararambiwe umusatsi, ahubwo yashatse nyine iyindi look nshya yongere kuba afite agapara, kubera ko arizo choice ziwe, kuko akunda ibimushimisha cyane kurenza ibyo abamukunda cyangwa se abafana biwe bamukundira. Hari andi makuru rero twihuse cyane turaza kugaruka ku nkuru ya Bruce Melody na wa mugore wo muri Nyabugogo bivugwa ko yamuhaye miliyoni, ariko uyu mugore akaza kuba yabiteye utwatsi avuga ati reka Bruce Melody yaramfashije, ariko ibijyanye no kuvuga ngo yampaye miliyoni byo ni ukubeshya. Ese ibyaje kugenda gute? Byagenze gute kugira ngo abantu benshi bavuge ko Melody yabashije kuba yahereza uyu mugore miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ajye kwikura mu bukene, asezera agataro? Byagenze gute rero? Murabizi neza ubwo habaga press conference ka Freezone, The Ben ndetse na Bruce Melody bari gutana mu mitwe, bari guhangana bya nyabyo. Bruce Melody press conference irangiye niho yahise yerekeza ahita ajya Nyabugogo. Amaze kujya Nyabugogo, urumva we na timu ye bari bahise bahitamo, urumva ni ibintu byateguwe neza cyane, bahise bahitamo umuntu abashobora kuba bafasha kugira ngo baze no kwigarurira sosiyete nyarwanda, cyangwa se Bruce Melody aze kwereka ko agira umutima, agira urukundo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nibwo rero yaje kuvuga ati reka mfate uyu mukecuru mushyire kuri kamera, ubundi tuganire, nitwamara kuganira ndaza kuba namublessinga, nze kuba nagira ikintu muhereza. Amakuru rero avuga ko uyu mugore Bruce Melody yamuhaye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, ariko ubwo yarari kuri The Choice, uwo bita umunyamakuru wa The Choice, akaba bakoranye ikiganiro, ari kugenda amwereka kuntu Bruce Melody yamufashije umukecuru rwose, cyangwa se umugore usa nkaho akuzeho gatoya, avuga ko yari amaze umunsi umwe atarya, bamuhaye priyave asigajemo iminsi 3 kugira ngo asohoke mu nzu. Bruce Melody aza nka marayika, aza aratabara, afasha uyu mukecuru cyangwa se uyu mubyeyi wari ufite abana w'umuzunguzayi utagira akazi gafatika, yirirwa azunguza amasegisi 10 ndetse n'inkweto z'icyatanu muri Nyabugogo. Nuko yaje kuba yahura na Bruce Melody aramublessinga. Nkuko mwabonye video rero, ntago Melody yigize atinda muri Nyabugogo, yagiye agiye kureba ibyo umufana we yari yamutumye, ariko ibyo yahuye nabyo byari birenze cyane. Ntago yari yiteze ko ari buze kuba yakwakirwa muri buriya buryo bwari bumeze kuriya. Melody rero nibwo yaje aravuga ati reka nshaka umuntu blessinga, ntago nagera ahantu ameze gutya, hari ubuzima bugoye gutya, mbura umuntu n'umwe kubitana 5. Nuko Bruce Melody abafasha amafaranga, nk'uko uyu mukecuru yabivuze, afata amafaranga atari makeya aramuhereza, aramubwira ati genda wishyura inzu, ugenda uhahe, ugenda unywe akantu ushaka, ugure igikoma, hama ugure n'amata y'umwana kugira ngo umwana azabe ameze neza cyane. Nuko umugore ashimira Bruce Melody, yahise agenda. Akimara kugenda ashatse n'uburyo ngo yashimira Bruce Melody aramubura, ariko The Choice Live yari yahageze iri kuganiriza uyu mubyeyi, ari kuvuga kuntu Bruce Melody yamufashije mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nawe atarazi ko Imana ishobora kuba yaca inzira. Ubanza ari bya bindi abarokore bavuga ngo arika amazi Imana irakuzanira agafu. Rero uyu mukecuru niko byagenze. Melody yaraje, araza aramuhobera, amujyana mu modoka, amubaza ibyo akeneye, umubyeyi nawe amubwira ibyo akeneye, hama Bruce Melody amuhereza umufunga, aravuga ati genda ujye kwiberaho mwana wa mama, n'ubundi
twese ni yare. Ndizera ko mwanakoze subscribe kugira ngo mujye mubona bino biganiro uko bizajya bitambuka 5 kuri 5. Njye nitwa Tsinda. Ibiganiro nk'ibi by'amakuru agiye atandukanye nakagaruka. Ciao ciao.